Paruwasi ya Nyakinama iherereye mu majyepfo ya diyosezi ya Ruhengeri. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 kuba yituye ibihumbi 56,366, 30% byabo bangana n'ibihumbi 16,940 bari abakristo gatolika. Abapadiri b'abamariyani nibo bahakorera ubutumwa. Paruwasi ya Nyakinama yashinzwe mu mwaka w'1970 yaragijwe Kristo Umwami. Paruwasi Nyakinama igizwe na santarari enye, tukaba dufite imiryango remezo 81. Iyi paruwasi ifite n'abafatanyabikorwa, indi miryango y'Imana, dufite umuryango w'ababikira, ababikira b'amarayika, Sœurs des Anges, bakora ubutumwa kuri centre de santé ya Nyakinama yitiriwe Mutagatifu Mikaeli Archange, bakaba bafite na centre nutritionnelle ho bafasha abana bafite ibibazo by'imirire n'ibindi bikorwa byinshi by'ingenzi dusanga muri paruwasi. Mbere y'uko Kiliziya Gatolika ishinga paruwasi Nyakinama, muri aka gace hari ishuri ry'iyogezabutumwa. Agashuri ka mbere kahageze muri 1940. Abarimu bahageze hari Baritazari, hari na Baritume basangira bavuye Rwaza. Ubwo Baritaza yahavuye asimburwa na Baritumeyo. Baritumeyo ageze hano wari mukaja aja gushiraho ishuri rya Muko. Ubwo none haza umwarimu witwaga Basebya ari we wamusimbuye. Nyuma y'iryo shuri ry'iyogezabutumwa, Nyakinama yaje kuba centrale, nyuma ivamo paruwasi. Yari centrale ya paruwasi Katedrali Ruhengeri. Abakristo bakunda gusengera kuri Katedrali Ruhengeri, ariko nyuma yaho ku iterambere rigenda ryiyongera, abapadiri bashaka korohereza abakristo, abapadiri bakaja bava kuri Katedrali bakadusanga hano kuri centrale ya Nyakinama bakadusomera misa buri cyumweru. Paruwasi yaje ikenewe kubera ko abakristo bakoraga urugendo rurerure rw'amasaha nk'2-3 bagana Ruhengeri. Umupadiri wageze hano mbere washinze paruwasi ni Padiri René Duchamp, ayishinga muri mwaka 1970.